agiye kunywa mubishikiriza hanga bigenze kwa kugira guteguza niba nasha ufite wakoma amashi niba nasha ufite wakoma amashi yani gutwita ni kimwe no kubyara ni ikindi akarema ndeba ndashima Imana yandereye ikanamuriza by'umwihariko bikomeye ndashimira umugabo wanjye wankunze bikomeye cyane akankunda n'umutima we wose njya nkunda kumwita Romeo afite urukundo rwo muri filime twararanye amajoro twasangiye byeri twasangiye byinshi twarabyiye muri boîte buri kintu impamvu bivuze iyi Imana irahamagara ititaye ku kintu sabe abapasiteri berejwe umurimo w'ubushumba reka dusabe abashumba bari hano berejwe umurimo w'ubupasiteri kugira ngo batambuke nabo baze hano Bishop bene data bagenzi banjye twari turi kumwe hariya batambuke tugiye gukora uyu murimo mwiza wo kwimika umwana w'Imana Leya tugiye kumusaba kugira ngo apfukame hano imbere yanyu n'imbere y'Imana isumba byose kandi turaza gufatanya mu isengesho kugira ngo hano hejuru hari umwanya abapasiteri bahagararamo umwanya abapasiteri bashobora guhagararamo nta kibazo tugafatanya muri iri sengesho nifuzaga ko umugabo igihe yabikora byibuze nubwo nawe tugomba kumusengera kugira ngo Imana isumba byose izabafashe muri umurimo bagiye gukora izabashyigikire zabayobore muri byose reka rero dufatanye muri iri sengesho ryo kumusengera kumwereza umurimo w'ubushumba tugiye kumwerekezaho ibiganza n'abatambyi bari hano dusenga Imana mu izina ry'Imana Data ishobora byose uyu mwanya nsutse amavuta kuri uyu Leya amavuta y'ubushumba amavuta y'ubupasiteri amavuta yo kumwereza uyu mutambyi ndamusengera muri aka kanya ngo umwuka w'Imana uze cyane imbaraga zawe Imana isumba byose zikure kuri we mushoboze muri byose uyu murimo yerejwe ubupasitoro umushyigikiremo uzajya umuyobora ku manywa na nijoro muyobore umurimo wawe mu gufasha abantu bawe mu kwita ku mukumbi Kristo uzamuha kuyobora kandi uzajya umufasha muri byose uzajya umuyobora muri byose ndamusengera umwuka w'ubwenge amubeho umwuka w'ubuhanga amubeho umwuka wo kumenya amubeho kandi Uwiteka Imana ishobora byose izajya ikurinda izajya igushoboza izajya ibana nawe ku manywa na nijoro abo uzajya usabira umugisha bawuhabwe abo usabiye amahoro bayagire urakoze Imana isumba byose urakoze kumugire neza urakoze ko umwereje umurimo w'ubupasiteri urakoze kumuhaye umugisha urakoze mwami kumugire neza oh haleluya turagushimiye mwami Yesu turagushimiye wamuhamagaye turagushimiye wamutoranije turagushimiye Imana ikomeye icyubahiro n'ishimwe n'ibi byawe byose bisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera amen reka n'umugabo amupfukama iruhande rwe kuko agomba kumushyigikira bafatana ikiganza nk'ikimenyetso cy'uko agomba kumushyigikira agomba gufatanya nawe muri
byose muri umurimo, ntabwo bazasigana, ntabwo akwiriye kumutererana. Gufatana ibiganza mu izina rya Yesu Kristo. Imana niwe wahamagaye, ni nawe utoranya uyu mwana wawe rero utoranirije ku mupasiteri. Dusengeye umugabo w'Imana isumba byose kugira ngo bazafatanye muri izi nshingano umuhaye, kandi umwuka wera azajye amuyobora muri byose. Ubahe kugira umwuka umwe, ubahe kugira icyerekezo kimwe, ubahe kugira inzozi zimwe, ubahe kugira umugambi umwe wo kugukorera, wo guhesha izina ryawe icyubahiro. Umwuka wera azajya amufasha kandi amuyobore muri byose. Turamusengera imbaraga zawe Imana zibe kuri we, kandi zijye zimufasha muri byose, gushyigikira umudamu we mu muhamagaro bombi ubahamagariye gukora. Urakoze nyakubahwa, urakoze kumvise gusenga tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bahaguruke, Imana ibahumurije. Urakoze cyane, bahaguruke garara imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'iteraniro. Nagira ngo bayigirize hafi. Mushobora kuba Feresita noneho mukajya kwicara najyo tugakomeza umuhango. Mwambike n'ikimenyetso gikomeye cy'uko aziranye na Kristo, kuva uyu munsi abo hamwe na Kristo kandi abaye imbohe y'umwana wacu Yesu Kristo. Nubwo yabatuye kuri byinshi, ariko agomba gukorera Imana ubuzima bwe bwose kuva uyu munsi. Namwambike ikora pastoral, umwambaro umushumba, umwambaro pasiteri. Narangiza abaturize hafi ganzo isabira kibisho kugira kugira ngo dufashe bazuka dufasha mu mwanya wo kugira ngo yambare ikanzu. Bibiliya kandi twasomye muri Bibiliya hatubwiye ngo nuko Aroni amaze gusukwaho amavuta, nuko bambikwa umwambaro wera, umwambaro w'ubutambyi. Niyo mpamvu pasiteri muri aka kanya agiye kwambikwa iyi kanzu, umwambaro w'ubutambyi, umwambaro agomba kwambara kubw'inshingano bw'umurimo Imana Data imuhamagariye gukora. Imana ishobora byose ikomeze guhabwa icyubahiro.
kabanyigirize hino iyi nkoni nk'uko mubibona mwese hano. Iyi ni inkoni agiye guhabwa y'ubushumba, ni inkoni agomba kuragiza ubwoko bw'Imana. Nuko mutayireba mwese hano, hano hariho intama, aha hejuru hafashe, iyi ni intama. Ni inkoni rero yo kuragiza ubwoko bw'Imana. Murabizi ko Mose avana Abayisiraheli mu gihugu cy'Egiputa, mu bintu Imana yakoresheje ngo yakoresheje inkoni. Ni inkoni yaragije ubwoko bwa Isiraheli. Iyi nkoni ni inkoni ikoze mu giti, ntabwo ari inkoni y'icyuma, nayo ifite icyo isobanuye. Babyize bazi ubusobanuro bw'igiti, uhereye ku nkoni ya Mose yari ikoze mu giti, uhereye igihe baburaga amazi. Murabizi Abisirayeli babura amazi yo kunywa, amazi asharira, bavuna igiti Mose agashyira mu mazi, amazi akaryohera. Igiti cyasorejwe ku musaraba Kristo yabambweho, wagaragaje gucungurwa kw'isorero kw'abana b'Imana. Haleluya. Rero iyi nkoni ni inkoni ikomeye cyane, ni inkoni y'ubushumba. Azayiragiza ubwoko bw'Imana kandi ntashobora no gucika intege ayifite. Ashobora kuyicumba, ashobora kuyifata agiye kunanirwa, ubuzima bugakomeza, urugendo rugakomeza, ntabwo yacika intege kandi afite iyi nkoni, afite na Kristo wamuhaye iyi nkoni. Tuguhaye rero inkoni y'ubushumba yo kuragira ubwoko bw'Imana ushobora byose. Imana y'umugisha. Reka tumushyikirize ijambo ry'Imana, Bibiliya. Nsabe Bishop Joseph kugira ngo umuduhere Bibiliya. Ijambo ry'Imana, ibyo uzabwiriza byose uzabwira ubwoko bw'Imana si ibyawe, ahubwo ni ijambo ry'Imana Data. Ariko ijambo uhawe uyu munsi n'ikimenyetso gikomeye cy'umurimo ugiye gukora ubupasitoro. Hari n'akandi kantu nabonye kongerwa ku mwenda we, umusaraba. Ntugire ubwoba, uyu murimo ntabwo uzakubera umusaraba, uzakubera umugisha ukomeye cyane. Ariko umusaraba ni ikimenyetso gikomeye n'isezerano. Pasiteri ashobora kukwambika umusaraba, ikimenyetso gikomeye, isezerano rikomeye wagiranye na Kristo wagupfiriye, kandi nawe ugakomeza kwitangira itorero rya Kristo, itorero ry'Imana isumba byose. Imana yaguhamagaye kandi ikaguhamagarira uriyobora. Nagira ngo tumushyikirize icyemezo cy'uko ahawe ubupasitoro. Kansaye Pasiteri Olivier kugira ngo watambuke umushyikirize iki cyemezo. Bagiye gushyiraho kugira ngo gisinyeho, cyaburagaho n'ikaje. Bamuduhere icyemezo cy'uko abaye pasiteri byemewe n'amategeko y'itorero, kandi tuzi neza ko tugendera no ku mategeko y'igihugu cyacu, byose biba byubahirije gahunda n'amabwiriza atugenga twese. Imana rero bw'umugisha ashyikirizwa seritifika. Barakoze cyane. Ndumva nta kindi gisigaye uretse kumushimira. Nagira ngo ushimire imbere y'aba bantu, nshimire n'Imana guhamagaye, nshimire Kristo nuko wahisemo gukorera Imana ishobora byose. Imana y'amahoro ikomeze ikurinde, izabane nawe kandi izaguhe umugisha muri byose. Ikindi ni uko nkomeje ko kuva uyu munsi abaye pasiteri kuri titire biteganywa n'itegeko, ari irigenga itorero n'irigenga igihugu, ko
ko tire ye yemewe kujya ahantu ariho hose no mu byangombwa ko baye pasiteri. Ubwo rero abamwita dada gusa, abamwita Leya gusa, abamwita inshuti yawo gusa, muzajya mwongeraho pasiteri, mubanze mubyo mu pasiteri. Bibutse no kuza kubihindura mu matelefone yanyu, hari handitse dada, uze gushyira imbere pasiteri kugira ngo utazibagirwa. Nibutse ababyeyi n'umuryango n'abavandimwe, Bibiliya iravuga muri Samweli igice cya 16, igihe Samweli yimikaga Dawidi ngo yamusukiyeho amavuta imbere y'abakuru be, ngo kuva uwo munsi umwuka w'Iteka akamuzaho cyane. Haleluya. Rero yayasukiweho imbere yanyu, mwibuke rwose no mu muryango muhawe umugisha kuko mubonye pasiteri. Ababyeyi n'amubyara muhawe umugisha ko mubonye umupasiteri. Igihugu cyacu kigize amahirwe akomeye ko twungutse umusirikare ukomeye wa Kristo uzadufasha kurwanya ubwami bw'umwijima bwa Satani, guhindura abantu benshi bakava mu ngeso mbi bagakorera Imana. Ikindi ni uko kuva uyu munsi wemerewe kubatiza abakristo, wemerewe gutanga ifunguro ryera, wemerewe gushyingira abageni. N'uwaba yitabye Imana kumerekeza hakoreshejwe amasengesho, abo uzasabira umugisha bose bazawugira, abo uzavuma bose bazavumwa, nubwo uhamagariwe kuba umuhesha w'umugisha. Imana isumba byose ikomeze turinde kandi umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nsoreje aho ngaho uyu muhango nari nyuriye umuyobozi wa gahunda. Reka twongere tugukomere amashyi ya Paul Kevin. Imbaraga, tumva imbaraga,
bose umuntu wese araza kuza kumusuza. Abantu rero bagiye kumusuza ni ababyeyi bamubyaye, abandi bose mwe mubiretse. Ababyeyi bamubyaye abo bamusuze, abandi twicare noneho dukurikize undi mwanya. Igihe cyo kumusuza kirahari. Mwigisha bashimira inshuti zanjye mwese uko muri hano, bashimira cyane cyane umugabo wanjye. Imana imumugisha, umuhamagaro si ikintu cyoroshye. Imana imumugisha ko yemeye kandi yemeye kuva kera kumushyigikira. Imana imumugisha. Mwese ndabashimira, hanyuma mushimira Minisiteri Bushere mwese muri rusange. Imana imumugisha. Birangoye biranandenze kugira icyo navuga, ariko ni ukuri ndasaba Umwuka Wera kumfasha kuba nabuze aho mbere. Yewe rero nakijijwe mu 2010, ninjira mu muhamagaro 2012, ngendana n'Imana kugeza amagingo aya. Ndayishimira Imana ihamagara itagize ikirebaho. Ndayishimira. Ntabwo bigeze ntekereza ko byagera, nabihabwaga mu makuru numva ari ibintu bizaba nshaje, ariko n'Imana igira gahunda. Hari icyo nifuza, gahunda unyemereye umushumba bivuze nkashakira mikrofone ivuga neza itaza kundiranje. Pastor Israel yatubwirije neza, n'umubyeyi wanjye yarandeze. Nakuriye mu itorero Ashunge, n'umushumba wanjye wahoze Pastor Nakuriye. Imana imumugisha. Umubyeyi mwiza. Just hallelujah. Narivuze ni umushumba watubwirije Pastor Israel Rumanzi, n'umubyeyi wanjye, nturuka mu itorero Ashunge, nanjye yaranyoboye imyaka itari mike. Imana imumugisha, ndamukunda, arakijijwe, yandeze neza. Imana imumugisha. Ndashaka gatoya nkishe gahunda kuvuga gato ku Mana itangaje. Reka nsabe Kagoyire yigira imbere, nsabe na Kayitesi aracyahari wigira imbere, nsabe na Diane Rusheni yigira imbere, nsabe na Mukundwa Delphine yigira imbere. Mumbangukire iminota yanjye itarangira, mumbangukire vuba vuba. Reka nsabe na Godance aze, nsabe kandi na Joy na Assumpta munyegere. Mwese uko muri hano mu inshuti zanjye, ariko impamvu mpamagaye aba bantu, ngiye kuvuga ijambo rimeze gutya. Aba bantu ni inshuti zanjye zo kuva ndi muri Egiputa, twabanye. Iyi ni timu yanjye, harimo n'abandi benshi bataje. Nshaka kuvuga ko Imana ihamagara itagira ikirebyeho. Imana yankuye muri aba bantu, ni inshuti zanjye tutigeze turekurana, zubashye umuhamagaro wanjye,
zubaha icyo Imana ihamagariye. Impamvu bahagaritse aha, urabizi neza ko mwana mu inshuti zanjye bamwe twamenyanye mu gakiza, ariko abatwara abandi twararanye amajoro, twasangiye byeri, twasangiye byinshi, twarabyiye muri boîte, buri kintu. Impamvu mbivuze, iyi Imana irahamagara ititaye ku kintu cye. Nimuhumure ntabwo muzarimbuka, ni jyewe Imana yabaje guhamagara, namwe izabahamagara. Icyo bikoreye ni iki? Ntakagira umuntu ucira mu rubanza. Imana ireba mu mutima kandi ikareba icyo yaremeye umuntu. Twese uko turi hano, twese Imana ifite icyo yaturemeye. Aba baranzi cyane, niyo mpamvu bubashye umuhamagaro wanjye kandi bakavuga ngo Imana iriho, nimba ibasha kudukura umwe muri twe ikamuhamagara irakora. Aba nabo biringira Kristo, nubwo bataragera ku kigero wenda n'icyo, ariko ndabizi neza bazi Imana. Ndabashimira ko mutigeze mundeka kubera inzira yanjye, ahubwo mwambwiye ngo kuraje ugende utubere umuvugizi. Nanjye mu muhamagaro wanjye nzavugira umusinzi aho ava akagera imbere y'Imana, nyibwire ngo Mana mumara inyota nk'uko wayimaze. Oya, none se nawe utaravayo uzavayo kubw'umugambi w'Imana igufiteho. Nzavugira unaniwe wese ukeneye Imana imbere y'Imana, nzamurira kuko nanjye mfite abandiriye uyu munsi nkababaye urugurushya. N'abatindije bahagarika ukuri mwigiye kwicarira, ariko ndabakunda kandi tuzakomeza kubana mbasengera. Biba bitangaje iyo abantu mwaso, ariko akababwira bano bantu bagaragaye twaraceze, nta bantu barimo. Diane yavuye mu Bubiligi avuga ngo da wakoze ubukwe ntahari, mushobora gusengerwa ntahari. Afata itike, yafata gahunda kuri iyo mpamvu. Ndamukunda. Nta nshuti yanjye n'imwe izarimbuka, nabisezeranye na Yesu. Ibishoboka mwese yarampamagaye arambwira ngo aho ngukuye niba uzajya kuvuga y'ubutumwa. Ndabizi neza rero n'ukina niba utarabona imbaraga azazibona. Kubera umugambi w'Imana. Nishimye ngiye kwicarira, nashakaga kwerekana aho Imana ikura. Utazabona umuntu yaguye muri rigore mugire ngo ntariho umuhamagara. Utazabona umuntu yarushye ugire ngo niyahamagara. Kunanirwa bibaho. Ndashima Imana nabwira amashuri, ntireba igihagararo, ntireba ngo umuntu ngo ni iki n'iki, iragambirira gusa. Ni Imana itoranya uko ibishaka, ntihabwe icyubahiro. Byanditse ntabwo Imana irakomeye, icyo ndi butindeho. Ntabwo niyumviraga ko jyewe wabitswe ko napfuye bagahamagara mu mahanga 2011 ndi muri CHK ndwaye kanseri yo mu mutwe. Buri kanya telefone arapfuye, pole turabatabara. Ntabwo niyakandaga ko ari jyewe uyu munsi. Kimwe cyo gihari, wowe wicaye wavuganye n'Imana, nucana mu mazi ntabwo azagutembana, nucana mu muriro ntabwo uzashya. Icyo Imana ikuvugaho kizasura. Ikindi cyo mbonesheje amaso yanjye gikomeye cyane, yankoreye ibikomeye, yanyubakiye urugo, yampaye urubyaro, yampaye agakiza. Ariko iyi ntambwe ntabwo yoroshye. Umushumba wanjye yavuze ibintu bikomeye, abivugira imbere yanyu, ariko yagiye abimbwira turi twenyine. Arambwira ati umuhamagaro si ikintu cyoroshye, kandi nanjye ndabibona ko atari ikintu cyoroshye. Gushumba abantu, kuyobora abantu b'Imana ireba mu mutima birakomeye. Warakaye ibona ko warakaye, wabikora utabishaka ikabona ko ubikoze utabishaka, birakomeye.
ariko icyo gishimira ni ukwihamagara abadashoboye kugira ngo bashoboze izabashoboza. Reka rero nshimire cyane ababyeyi banjye mbikuye ku mutima. Mwarakoze kumubyara, mwarakoze kubyarira Imana. Biratangaje, ndabizi ko imitima yabo byabarenze. Niba hari umuntu waba warananiranye akananira ababyeyi n'iki, niba hari umuntu waba warabaruhije n'iki, ariko biratangaje kubona ari igihe Imana yibitse ku mushumba mu gihango. Ni Imana itangaje. Mama yajyaga asengera gutaha kwanjye akambwira ngo icyampa uyu munsi atahe mubone. None arambona musengera buri munsi. Ndibuka ubwo abaganga bamubwiraga ngo napfuye, mama emera tumujyane muri bimwe byarangiye, nawe araburana aravuga ngo ntibishoboka. Imana yansezeranyije gitwita n'umwana ko nzabyara igitsina kimwe mu bitsina, umwana umwe w'igitsina kimwe kidahuje n'abandi kandi azamurira. Ntabwo rero uyu mwana yari yanakizwa ntaramenya Imana, ntabwo ashobora gupfa. Mama yahagaze ku kiravuganye n'Imana. Mu by'ukuri ndamushimira cyane mama ndetse na papa n'ababyeyi b'intwari bandwanyeho, bambaho, ibanererana kugeza mbaye umuntu muzima. Imana ibamugisha. Ntasore binteye kuvuga uwo nariwe kuko uyu munsi yarundindiwe. Amen. Iyo ufite ahantu uvuye ntukahahishe, nabyo byubahisha Imana bitewe n'aho ugeze. Kandi singeza gusa, ndimo kujya n'ahandi kure yewe na Yesu. Ndashimira ababyeyi banjye cyane rero, ndashimira basaza banjye, Imana ibahe umugisha, bambaye hafi mu buryo bwose. Shimira kandi abana banjye. Reka nsaba abana banjye bigira imbere baze hano. Brice, Cedric, Josie, ni muze. Komeza kubana nawe, turacyari kumwe, turacyari nk'amasaha atatu, uretse kugira ngo akantu turi rusange. Ikindi turashimira Pastor Vincent waje ayoboye itorero Growth Temple Church. Nawe turamushimira. Rero tuzemera n'abaririmbyi nabo turabashimira. Ku Pastor turamushimira by'umwihariko, Imana ibamugisha. Reka tubakomere amashyi menshi. Nubwo gihagaze ndagira ngo tugiye gukora uyu mwanya. Urabizi uyu mwanya ukunda kugira ikibazo hagati n'uyoboye n'abandi. Ntiyambaye kuvuga mubabane dukurikije amasaha, kuko ikintu cya mbere hano hari televiziyo ishaka guha Pasiteri Beya ikiganiro, hari nayo tubashaka kumuha ikiganiro. Uzane ngo nibwira cyane ntabwo bibuze kuza gushoboka. Rero ndabasabye kugira ngo n'aba banyamakuru tubahe umwanya wabo kugira ngo baze kugira gute, kugira ngo bagire etaje y'ubukungu. Sibyo byiza? Dushaka ibintu smart buri munsi, dushaka bwije gusobanura pasiteri wacu kugira ahantu ejo tukamurira. Rero mumbabarire iminota mike, tugiye gutanga impano byihuse. Noneho kugira ngo mbere ko ukanya araza kuza gusohoka n'ababishop bajya gukuramo imyambaro y'icyubahiro baze kuza kugaruka, ariko ngo dada leta amuhereza interview hariya, abanyamakuru bose bashaka babahe interview. Reka no twihute muri uyu mwanya, ndagira ngo sabe ninginze kandi nciye bugufi cyane, ndasaba ababyeyi ba dada mufashe muze mutange impano. Bayabaretse gatoya nibagiwe. Nanjye gukora amakosa akomeye. Ndashaka protokole ufite impano y'umugabo wa pasiteri. Impano ya Jado. Sere ku mugabo wihanganye, uyu mugabo w'umugabo kandi ukomeye.
Isumba byose Imana yarahabaye. Yifuje kuba umugore we mwiza cyane agiye kumwimara. Mubishyikiriza ahangaha bigenze bakunda babiteguye. Niba nta shari ufite wakoma amashyi. Niba nta shari ufite wakoma amashyi. Niba nta shari reka dukomere yikupa amashyi menshi. Menshi. Reka n'ubundi amushyikirize n'Imana yifuza kumushyikiriza. Udebere mudakoma amashyi kugira ngo Imana tubabarire. Ubundi akoma amashyi kugira ngo musaidie sana. Amashyi menshi cyane. Kongera gusubiza mpatiye kusikwema. Pasiteri mwereze ubuzima bwe. Mwereze ubuzima. Abanyamufashe hariya n'ubundi baracyahagaze. Abantu twebe navuze bari buvuge. Reka tubyumvikane. Abantu bari buvuge. Ababyeyi ba data bagiye guhaguruka batange impano. Nabo ababyeyi ntitwasuzuguye ariko turi kuri gahunda. Tubahaye iminota itarenze 10 kugira ngo muze gutange impano mugire icyo muvuga. Reka tubakomere amashyi ababyeyi ba data. Basi. Mushakire indi mikoro kugira ngo njye bitane muri izindi gahunda byihuse. Mushakire indi mikoro. Mufashe kube indi mikoro muhereze ababyeyi ba dada. Ababyeyi bafite ibintu byinshi cyane byo kuvuga barenza ahangaha twarira ntitwazava ahangaha ariko ndabizi baraca mu ncamake bavuge ikiri ku mutima wabo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu munsi mwiza w'abana bacu twifuje ko uri hano rero twifuje kubaha uyu munsi wabo cyangwa se wacu kwirana munsi ariko gusa iyo dushoboye kubona n'iriya Imana rero ibamugisha. Yesu ashimwe. Biragoye umunsi nk'uyu kubona icyo umuntu avuga kandi si uko kiba kidahari ahubwo biba ari byinshi ariko Imana ifashe nshobore kuvuga ibyo numva kuvuga. Yesu ashimwe. Uyu munsi ugaragaye uyu munsi kuko niwo Imana yashimye kuwusohoza kugira ngo ugaragarire abantu. Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi umaze imyaka myinshi. Yewe ntabwo nari nzi icyo byari bigamije ariko naje kukimenya nyuma. Kurwanwa k'uyu mwana wacu naje kubimenya ko byari bifite impamvu. Yesu ashimwe. Simbivuga, abantu bamwe benshi bari hano barabizi byagiye bigenda ariko nshima Imana kugira irindi ijambo ryayo. Icyo nshaka kuvuga ni kuri uyu munsi Imana ishoboje
isezerano ryayo kuri aba bana. Mbere y'uko ngira icyo mvuga, ndashaka kubwira abantu b'ababyeyi bari hano cyangwa se n'abandi, buriya umubyeyi ni ikintu gikomeye. Nujya kuvuga ikintu ku mwana, ujye ubanza utekereze neza. Yesu ashimwe. Hari igihe abana batubabaza tugatuma amagambo atari meza, ariko ndagira ngo ngire inama ababyeyi bagenzi banjye, mujye mukaruma umujinya cyangwa se agahinda umwana biteye, kugira ngo ushobore kumwaturaho ikintu cyiza. Yesu ashimwe. Ibi bibaye uyu munsi, nigeze mbyatura kuri dada, yari afite imyaka 7. Nicyo nanifuje kuvuga cyane. Icyo gihe nari ndi umukatolike, ndi umukarismatike. Hanyuma umugoroba ugeze rimwe tugiye gusenga, aho twasengeraga muri salo, tugasoza tukajya kuryama. Ariko uwo munsi sinzi ikintu cyanjemo bituma njya gusengera mu cyumba cyanjye, basiga muri salo. Ndangije ndasenga cyane cyane, ngera ahantu numva ntashobora kubasobanurira. Hanyuma papa wabo aza kumbwira ngo mbese ko waryamye ntabwo turi gusengera abana. Namubwira ngo ugende ubazane hano. Baza mu cyumba turasengana, turasenga cyane. Naje kugera ahantu, kera naravugaga ngo numva ikintu, ariko sinyivuga ikintu, yari Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Namenye icyo ari cyo mbere. Ndasenga numva nuzuye ikintu cy'umunezero urenze ukuntu. Ntekereza ku Mana, natura amagambo aremereye cyane numva avuye mu mutima wanjye. Ndavuga ngo Mana, nta kintu mfite naguha, ariko icyo mfite gisumba ibyo mfite kandi kiba ku mutima wanjye. Nguhaye abana banjye, uzatoremo ukuntu ushaka uzagukorera. Yesu ashimwe. Nyuma y'iryo jambo navuze, natangiye kubishakisha ku ngufu nk'umuntu. Mbishakira muri basaza be, nkumva shaka ngo bazaba padiri, kuko icyo gihe nari umukarismatike, nari umukatolika. Shakira muri basaza be, njya kubashakira ishuri mu seminari. Bakora ikizame baratsindwa, ndababara cyane, kuko ikintu cyatumye mbajyana yo kugira ngo bazakorere Imana. Baratsindwa, birambabaza, ariko byakira gutyo. Genda samura tsinze, icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.